Muri iyi minsi inshuti ntizipimwa ku mubare w'izo tugira ku mbuga nkoranyambaga, ahubwo zipimwa ku muntu uguhaguruka mbere y'abandi igihe isi ikwisutseho nk'imvura. Twagiye tubwirwa ko inshuti ari abantu bakuba hafi igihe isi igucira urubanza, ariko se ni inshuti zingahe usigaranye iyo ntacyo ukimaze mu maso y'abandi bantu? Muri iyi si ya none, aho urukundo rusigaye rupimirwa kuri like na subscribe abantu batanga, aho amagambo meza atagerekanishwa n'ibikorwa bifatika, aho umuntu asigaye agusura kuko yumvise ko hari icyo wagezeho, niyo uzasobanukirwa ko inshuti mbi irusha ubukana umwanzi ugaragara. Tubakiriye muri iki kiganiro cy'uyu munsi, aho turi buze kurebera ibintu bikwiriye ku nshuti, cyangwa se bizakwereka inshuti ishobora kuguhemukira byanga byakunda. Kuba dutangiranye bwa mbere ahangaha, tuguhaye ikaze kandi tugusaba gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bitandukanye tuzajya tugira kuri iyi channel yacu. Then abandi dusanganywe tubasaba gukanda like na share kugira ngo ibiganiro byacu bijye bigera ku bantu benshi, kandi dusangiza n'ubutumwa bwiza. Hari umuryango wari utuye mu mudugudu mutoya, aho abantu bose bakundaga kuba baziranye. Ntihagiraga n'umwe ugira ibanga risohoka cyangwa se amena mbere y'uko nyiri iyo nkuru abashije we kuba yayitangariza. Muri uwo muryango hari umusore witwaga Nkundamugayo. Amazina ye yabivugaga neza ko yari umuntu udasanzwe. Yari umuntu woroheje, ufite umutima mwiza, wizeraga abantu nk'uko umwana yizera nyina mu gihe ari kumwonsa. Mu buzima bwe yari afite inshuti imwe kandi yayitagaho mu buryo bwose. Iyo nshuti ye yitwaga Muzinduka. Uwo Muzinduka niwe wamushyize mu bikorwa byose. Bakundaga kujya inama, mbese bashyiraga hamwe muri byose nyine bakoraga. Ariko nk'uko inka ishyira amata igahisha ibinono, mu mutima wa Muzinduka hari ibintu biri bugufi nk'urubingo rwitegereza igihu. Nkundamugayo yatangiye kubona ibintu bitari bisanzwe kuri iyo nshuti ye. Iyo hari abantu bamushimagizaga, Muzinduka yahindukaga nk'igicu, agahinduka nyine akabona ni ibintu bitamushimishije, kandi ibyo bintu ntabwo byari bisanzwe bibaho. Iyo habaga inama hagati yabo, Muzinduka yamushyiragamo amagambo y'ubwenge, ariko nyuma akajya kubwira abandi bantu ko ari we wayamubwiye, akamuca inyuma, mbese akagenda amuharabika yuko ibyo avuga akenshi nyine aba ari we wabimuhaye cyangwa se wabimugiriyemo inama. Yajyaga akunda kumuseka mu bandi, aseka ibyo yakundaga kuba yamubwiye cyangwa se yabwiye Nkundamugayo. Nyine igihe wenda yabaga yamugishije nk'inama, wenda kwa kundi nyine usanga ufite inshuti ukayigeraho nyine ukayigisha inama mu bintu bimwe na bimwe, ugasanga nyine yabimutaranze, yagiye kubibwira abandi bantu, mbese mu buryo bwo kumukoba ndetse no kumutesha agaciro. Umunsi umwe Nkundamugayo yumvise abantu bari kuganira mu ibanga rikomeye, bagira bati, ariya magambo Muzinduka yatubwiye nyamara kuri Nkundamugayo ni ukuri arababaje cyane. Twibwiraga ko ari abavandimwe, ari n'inshuti z'indasohoka. Yaratuje atangira gutekereza cyane, amarira n'umubabaro mwinshi, umutima uhinduka nk'umwobo w'igitoki ugiye gushiramo amazi. Icyo gihe ijoro ryose yaraye yibuka anatekereza ku byo inshuti ye ishobora kuba yabashije kuvuga mu bandi cyangwa se yamutaranze. Yibwira ati mu mutima,
nta wundi niringiraga nka we, inzozi ze nizo zari izanjye. Nyamara nta muntu nakwifuriza kugwa neza cyangwa se kugira ibyiza ageraho nk'uko nabimwifurizaga. Ese ubundi ni iki nyine gituma agenda wenda ashobora kuba yavuga amagambo atangaje mu bantu, cyangwa se mu bantu nyine badasanzwe tutari n'inshuti? Icyo gihe yibwiraga mu mutima agira ati, ese niko abanzi bagenda babanza kukwihisha mu bucuti, ariko nyuma bafite ibindi bintu bagamije cyangwa se bashaka kuzakugezaho, cyangwa se bashaka kuzaguhemukira? Aha ni inkuru yacu tuyisoreje. Ni inkuru ngufiya idatomoye cyane nk'uko wenda buri muntu wese abyifuza, ariko ni mu buryo bugaragara cyangwa se bushobora kuba tufitemo isomo ry'uyu munsi. Uyu munsi turaza kuganira ku bimenyetso bigaragaza inshuti cyangwa se umuntu uzaguhinduka byanga byakunda. Ikimenyetso cya mbere cy'abo bantu ni uko bakuvuga neza iyo hari icyo bagushakaho, ntibagushimire iyo warangije kubafasha. Aha ngaha ni ibintu bisanzwe ku bantu bashobora kuba barabigenekereje bakabireba cyangwa se bakabyitegereza. Ku muntu udafite ufite icyo agushaka ariko nyuma akazaguta cyangwa se akazakurekura mu gihe wenda yakibonye, agaragazwa n'igihe agira umuhate mwinshi mu kugaragaza icyo we ashaka, akagushyiraho igitutu, akaguhoza ku nkeke, nyine akwereka yuko icyo kintu ari ngombwa kuba yakigira. Ariko ikintu kizagutangaza ni uko byanga byakunda nimba umuhaye ikintu bwa mbere ntago azibwiriza kuza kugushimira. Bityo rero na nyuma y'ibyo ngibyo cyangwa se nyuma y'icyo gihe n'ibindi wenda ashobora kuzakugiriramo ingaruka cyangwa se azakugezaho, byanga byakunda uba ukwiriye kugira amakenga mbere na mbere ubonye iki kimenyetso, kugira ngo ejo n'ejo bundi atazaguhinduka bikagutangaza. Ikintu cya kabiri gitangaje kuri bo ngo ni uko baguca intege mu buryo butomoye. Aha ngaha biratangaje, ni nka cya gihe uba uri kuganiriza nk'inshuti cyangwa se uri kumugezaho nk'igitekerezo, ukumva arakubwiye ati wenda kuba wenda nagize ikintu runaka, ugasanga ni nk'aho muntu ukwihakana mu bandi, wenda akaba yavugisha yamvuga ivuga ati ngo ubundi abaye ari nkawe, abaye ari wowe wabigenza ute? Ko nanjye nagabaye nakoze nyine, ngo numva nakoze ikintu gikwiriye. Cyangwa se ukumva ngo arakubwiye ati ngo ari njye wenda nabyihorera, akubwira ati wenda ibyo ngibyo ntabwo ari ngombwa. Uwo muntu ukubwira amagambo nk'ayo, inshuti nyayo cyangwa se inshuti izakuba hafi mu bihe byose, igerageza kugushishikariza no kugerageza mbere y'uko iguca intege. Mu buryo rero bugaragaza izo nshuti zishobora kuzaguhinduka ni uko baguca intege byanga byakunda mu buryo bugaragara cyangwa se butomoye. Iyindi ngingo ya gatatu cyangwa se ikintu kizakwereka yuko uwo muntu ashobora kuzaguhinduka ni uko bakwereka ko nta wundi wakwigiraho cyangwa se wakugirira neza nkabo, ariko nyamara bafite ibindi bintu cyangwa se bagukorera ibindi bintu wowe utazi bibi, uramutse unamenye bishobora kukubabaza cyangwa se bigatuma nyine ugera ku kintu nyine kitari cyiza cyangwa se ugafata nk'imyanzuro itari myiza. Biratangaje ku bantu wenda wita inshuti kuri uyu munsi yuko wenda hari igihe ushobora kuzabona cyangwa se uzumva hari ibintu runaka bakora inyuma y'ibyo wenda muba mwumvikanye, inyuma y'ibyo wenda muba mwagambiriye gukora, hari ibindi bintu bakora birenze wowe ibyo utekereza. Rero abantu nk'abo ugize amahirwe cyangwa se ukagira umugisha ukabasha kumenya mumwe mu bikorwa, uzahita umenya yuko atari abantu ba nyabo bo kuba hafi yawe. Rero n'iyi ngingo ishobora kukwereka yuko uwo muntu ashobora kuzaguhinduka. Icya kane ni uko bavuga neza abandi kukurusha, kugira ngo wumve yuko nyine uri hafi yabo cyangwa se udafite imbaraga kubarusha. Ni wa muntu uba ushobora kugutesha agaciro muri cya gihe nyine muri kumwe.
ukavuga imigabo n'imigambi ufite, ukumva araguciye intege akakubwira ati nambe na runaka we anshobora kuba ngira gutya, cyangwa se akagusaba nk'ikintu ukumva uramubwira ati ntabwo bishoboka, wenda tuzabigenza gutya na gutya, ukumva arakubwiye ati nambe na runaka wenda yabigenzaga uku n'uku, nyine ukumva kurutishije wa muntu. Burya uwo muntu uba ukwiriye kumwitondera kuko aba ashobora kuzaguteza akaga byanga byakunda. Ikindi ni uko ngo bakwiyegereza igihe bagushakamo inyungu, bakagusiga igihe cyose udafite ubushobozi cyangwa se ugaragaje yuko ntacyo ugiye kubamarira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Aha ni ikintu gisanzwe kuri wa muntu uza afite ibintu akugamijeho cyangwa se afite ibintu agamije kuri wowe, afite intego runaka, afite ibintu agambiriye, ariko nyuma y'uko wenda mu gihe runaka atabibonye cyangwa se muri cya gihe uri kumugerageza uzabona atangiye gusubira inyuma. Bizakunda kubaho nko ku musore wenda wagambiriwe cyangwa se watagatinzwe n'umukobwa wenda kuba yamukunda, azamwereka imbaraga zose mu gutangira, ariko muri cya gihe umukobwa wenda cyangwa se umusore atamwemereye cyangwa se ngo amusabe urukundo, bikunze kubaho uwo muntu akaba yasubira inyuma, ukabona imbaraga yatangiranye, uburyo yatangiye akoramo biri kugenda bigabanyuka. Icyo kintu iyo ngingo izakwereka yuko uwo muntu wenda mu buryo bumwe cyangwa ubundi atarayiteguye. Bijya bikunda kuba wenda kuba waca umuntu intege mu bintu akora, mu bintu agaragaza, wenda ukaba wamuca intege, ariko mu gihe runaka uba ukwiriye kureba ukavuga ati se nimba njyewe ntacyo nakoze, nimba ntaho namuhemukiye, ubundi ni ukubera iki biri gutuma nyine agenda asubira inyuma. Icyo kintu nacyo gishobora kukwereka yuko uwo muntu atari usanzwe nyine cyangwa se atari akwiriye kuba mu buzima bwawe. Kuba babashije gutangirana natwe rero bakaba bagejeje kuri uyu musozo w'ikiganiro cyacu twari tubafitiye uyu munsi, twifuje kubaganiriza ku bimenyetso cyangwa se ku bintu byakwereka umuntu ushobora kuzaguhinduka ejo hazaza cyangwa se mu buzima buzaza. Kuba babashije gutangira natwe tubarabashimiye. Ndizera yuko buri muntu wese udukurikirana uko bwije n'uko bukeye hari byinshi agenda yungukamo, amagambo y'ubwenge, amasomo y'ubuzima, ibintu bishobora kugusunika cyangwa se bikagira icyo bikumarira ejo hazaza cyangwa se mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Biratangaje yuko nta handi ushobora kubonera inshuti yakugira inama, nta handi ushobora kubonera umuntu wakugira inama, ariko muri uyu muryango cyangwa se muri iyi famiye twageze aha ngaha cyangwa se uyu muryango twagamije ikintu kimwe, kugira ngo twubake duhane amakuru cyangwa se tugirane amagambo akomeye tujye tubwirana kugira ngo ubuzima bwacu bugende bukura. Ubaye hari icyo wifuza kuba watuganirizaho cyangwa se wifuza ko hari icyo twabaganirizaho, watugishyira muri comment kugira ngo tujye tubona n'ibyo tubatanga cyangwa se tubahereza, kuko buri tubahangaha kugira ngo twige tunigisha abandi. Mwakoze rero kubana natwe mu kiganiro cyacu. Imana igikomeza kubahereza imigisha uko mugenda twubaka, uko bwije n'uko bukeye, namwe Imana ijya ikomeza kuba mu byanyu uko bwije n'uko bukeye. Mwakoze kubana natwe.